si mu cyumba cy'amasengesho, si mu kirori cy'ubukwe, si no mu kabyiniro k'inzoga, ahubwo ni mu cyumba cy'urukiko hahindutse uko humvikana nyuma y'icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru kigira abera bo kwa Rwigara n'abavandimwe babo baba hanze. Ubushinjacyaha barega ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, ivangura no gukurura amacakubiri kuri Adeline Rwigara, no gukora no gukoresha impapuro mpimbano ku munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Diane Rwigara. Ahereye kuri Adeline Rwigara n'abavandimwe be baba hanze y'igihugu barimo murumuna we Tabitagwiza, umucamanza yavuze ko icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda baregwa gishingira ku majwi bagiye bahanahana kuri telefone. Aravuga ko bavuganaga nkaho ari abantu babiri bari kumwe, bityo ko bitabereye mu ruhame. Yavuze ko ibyabaye bitafatwa nko gukwirakwiza ibihuha kuko bose baregwa. Yavuze ko ntawe bashishikarije kwanga ubutegetsi kuko ibitekerezo bavugagaho babihuriyeho. Umucamanza yavuze ko bitagize icyaha. Naho ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri nacyo gishingira kuri ayo majwi, nabwo umucamanza yavuze ko ntawe bashishikarije amacakubiri. Aravuga ko ubushinjacyaha bwaregeye icyaha kitari cyo. We arasanga bishobora kwitwa kugambana cyangwa gucura umugambi wo gukora icyaha, nacyo yakibagiza habere. Uko yamaraga guhanaguraho icyaha buri umwe, niko amajwi yo hasi yakunze kumvikana agira ati amina amina. Kubireba umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Rwigara nawe uregwa ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda bikomoka ku magambo yagiye abwira abanyamakuru ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda muri 2017. Ubushinjacyaha buravuga ko hashingirwa ku byakozwe mu rubanza rwa Bwana Deo Mushayidi ufunzwe ubuzima bwe bwose, kuko ngo yahamijwe icyo cyaha avuga ibintu nta bimenyetso abifitiye. Umucamanza warasanga ingingo z'amategeko bwakoresheje buregesha zarahindutse. Yavuze ko amwe mu magambo yabwiye abanyamakuru agomba kureberwa hamwe aho gufatwa amwe agashyirwa ukwayo ngo byatanga indi nyito. Yavuze ko iki cyaha kitamuhama hashingiwe ku magambo yabwiye abanyamakuru kuko naho bigaragaza ko yateza imvururu muri rubanda, yakimuhanaguyeho nawe. Kucyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano nacyo aravuga ko nubwo ibimenyetso by'abahanga byagaragaje ko imikono yahimbwe nta ruhare rwa Diane Rwigara rugaragaramo. Yavuze ko ubushinjacyaha bukimara kubona ko ibimenyetso byahimbwe bwagombaga guhita butangira iperereza bukamenya uko byahimbwe niwe wabihimbye. Kubivugwa n'abatangabuhamya nabyo yabitesheje agaciro. Yavuze ko bimwe muri ibyo bimenyetso bibumbatiye ugushidikanya kandi ko birengera uregwa. Nyuma y'ibyo byose ahise atangaza ko abaregwa bose ari abere kandi ko igarama ry'urubanza rigomba gusigara mu isanduku ya leta. Diane Rwigara ati twishimiye icyemezo cy'urukiko, turabyishimiye cyane. Diane, muzakomeza ibikorwa bya politiki? Yego, nzabikomeza, nta cyambuza kubikomeza kuko ibibazo navuze kuva ngitangira uru rugendo bitarakemuka. Nyina umubyara Adeline Rwigara nawe yavuze ko nagera mu rugo agomba gupfukama agashima Imana, umurimo avuga ko ahora akora buri munsi. Pfukamira Imana, nyishime n'umutima wanjye n'uburayifukamiye, hanyuma ibizakurikira ntabwo ndabitekereza, ariko n'ubusanzwe ni umurimo mbamo, ni umurimo wo gukorera Imana, ni umurimo wo kuvugira Imana no kwamamaza ishimwe ry'iyampamagaye. Waje mu rukiko wiyumva? Naje mu rukiko nshima Imana. Umva ko bigenda gusa cyane. Ubu rubanza rurangiye, umuvugizi w'ubushinjacyaha Bwana Faustin Nkusi yabwiye Ijwi rya Amerika ko atagira icyo atangaza ku kujurira cyangwa kutajurira kuko atarahari. Avuga ko abari mu rukiko nibamugezaho imyanzuro aribwo haza kumenyekana icyo kuzakora. Abo kwa Rwigara baregwa ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 9 2017. Mu ntangiriro z'ukwa 10 uyu mwaka barekuwe by'agateganyo. Bari basabiwe gufungwa imyaka 22 n'ihazabu ibarirwa muri za miliyoni. Hakunze kuvuga igitutu cy'amahanga asaba ubutegetsi bw'i Kigali kubarekura. Icyakora Perezida w'u Rwanda Paul Kagame we yigeze kumvikana hakana ko nta washyira igitutu ku butegetsi abereye ku isonga. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Mwamuri Imana, haleluya, icyubahiro ni cyawe Mana, n'ubu turacyabivuga, icyubahiro ni cyawe Mana.